Amahoro kuri mwese nshuti za Waka Waka podcast, ndabaramukije cyane nanone nizera ko mukomeje kugira ibihe byiza aho muri hose. Reka tuganire ku nkuru iteye ubwoba kuri Vladimir Putin ushobora gutsindwa iyi ntambara yo muri Ukraine. Reka tubiganireho muri iyi podcast, tuninywera ibinyobwa bya KDB. Nkuko mubizi badufitiye ibinyobwa byiza cyane. KDB is the best for the best people. Nukuvuga ngo hesha amafaranga yawe agaciro winywera KDB whisky, winywera KDB vodka, winywera KDB dry gin. Badufitiye icupa ry'amaritiro 3 ya red wine cyangwa se white wine iryoshye cyane. Abakunda wine, iyi wine bayikunze cyane. Kandi ikindi nababwira nuko izi nzoga za KDB iyo uzinywa urushaho kugira akabaraga, zitera akabaraga ku buryo budasanzwe, ukomeza ubu mugabo ukomeye cyane. Twinywere rero KDB tunaganira kuri iyi nkuru ibabaje kuri Vladimir Putin. Yes, rero inkuru iteye ubwoba kuri Vladimir Putin, bivugwa ko ashobora no gutsindwa iyi ntambara yo muri Ukraine. Ni yihe? Ndabizi abenshi mwagize amatsiko. Iyi nkuru rero ngo abanyaburayi bongeye bafashe ibindi bihano. Bongeye bafashe indi package y'ibihano kuvuga nizere ko aba pro Ukraine, aba pro America, aba pro England mwese mwishimye cyane uburyo iyi nkuru yatangiyemo. Ariko nta kintu cyakanga Vladimir Putin uhagaze neza mu mirongo y'urugamba. Ibi bihano bafashe, ibi bihano bakomeje gufatira Uburusiya byose ahubwo bikomeje gutuma ubukungu bw'Uburusiya bugenda buzamuka kurusha ubukungu bw'abanyaburayi. Ibyo sinjye bivuze, n'abizi by'ubukungu, abasobanukiye iby'ubukungu mu busesenguzi bwabo bumva ko ubukungu bw'Uburusiya bukomeje kuzamuka. Ibi ngibi rero iyo birebye nko kuri ibyo bitangazamakuru ahandi hose birimo gutambuka, umva ko ari ikintu gikomeye kigiye kuba kuri Vladimir Putin, ndetse ashobora no gutsindwa intambara kubera ko bamufatiye ibindi bihano. Ntabwo ari bubona amafaranga yo kugura amasasu, ntabwo ari bubona amafaranga yo gushora mu ntambara. Ariko uyu Vladimir Putin ibintu byose arabyikorera, intwara arazikorera, ayo masasu arayikorera. Ibyo bintu byose mumufatiraho ibihano nimwe mu bikeneye kurusha uko we yaba bakeneye, kubera ko isi yamaze kwaguka, amarembo menshi yamaze gufunguka. Uburusiya bushobora gukora business n'abandi bantu. Niba mwarabibonye, aba banyaburayi bakomeje kwishyira mu bibazo bafatira Uburusiya ibihano. Ibi ngibi rero bikaba ari ibintu navuga ko biteye ubwoba ku banyaburayi, kubera ko igihe cyose Uburusiya buzamara kugera mu maboko y'Abashinwa neza, mu mirongo y'Abashinwa neza, bizaba bigoye ko na nyuma ya Vladimir Putin Uburusiya bwagira business ikomeye cyane n'aba banyaburayi, kubera ko bazaba baramaze kubona amasoko. Ibi ngibi nabyo ni abasesenguzi b'abanyaburayi bari muri za opposition bakomeje kugaragaza impungenge bafite zo kuba Uburusiya bukomeje kujya mu maboko y'Ubushinwa cyane kurusha uko bwari buri mu maboko ngo y'abanyaburayi. Ibi ngibi nabyo biba bisekeje. Ahangaha rero nababwira ko ibikomeye biri kuba kuri Ukraine, ikomeje gutakaza umubare munini cyane w'abasirikari, kuko urebye ahangaha muri Avdiivka, ahangaha hamaze kugwa abasirikari benshi cyane, kandi biteganyijwe ko hashobora no gufatirwa umubare munini cyane w'abasirikari. Hani byabaye muri Dnipro hariya kuri uru ruzi rwo muri Kherson, naho habashije kubera imirwano hagati y'ingabo z'Uburusiya n'abanya-Ukraine, naho haguye ingabo nyinshi z'abanya-Ukraine. Ubona ko rero iyi mirongo y'Abarusiya bari barakase, iyi mirongo y'Abarusiya abanya-Ukraine bashakaga gutobora, byo byaranze. Ahubwo dutegereje Abarusiya icyo bagomba gukora. Abarusiya bakeneye umutekano muri iyi nyanja y'umukara. Abarusiya bakeneye kwigarurira ibice byose bya Lugansk, ibice byose bya Kherson, byose bakeneye kongera kubyigarurira. So nugukomeza tukareba, kandi abantu benshi bafite impungenge kubishobora kuba kuri Ukraine, cyane muri iki gihe tugiye kwinjira mu bukonje, kubera ko barahamya ko Ukraine ishobora guhura n'ibibazo bikomeye cyane kurusha igihe cy'ubukonje cy'ubushize, kubera ko Abarusiya bagiye kongera kugira target. Ibi bintu byose, izi infrastructure zabo zose zifasha mu kubona amashanyarazi, mu gutambutsa gaze, ibintu nk'ibyo ngibyo ni ibintu biteye ubwoba cyane. aba banya-Ukraine. Nkomeje iki kiganiro, hari umuntu ejo mu kiganiro twari twakoze tuvuga kuri
kuri Isirayeli n'ibitero n'ubwicanyi ikomeje gukorera muri Gaza. Harimo uwambwiye muri comment arambwira ati reba kuri Bibiliya, soma Bibiliya wowe urimo kutubwira ibyo utazi. Ariko nagira ngo nkubwire ngo ntabwo wanyohereza muri Bibiliya kubera ko njyewe ikintu cya mbere sinemera Bibiliya, ikintu cya kabiri sinemera Korowani. Aya madini yanyu yose mubona abenshi babarizwamo, njyewe sinyabarizwamo. Njyewe ndi umuntu wemera Imana, wemera ko Abanyafurika twari dufite uburyo bwacu twasengaga Imana, twari dufite uburyo bwacu twatangaga amaturo yacu ku Mana, communication yacu n'Imana yari ihari mbere yuko umunyaburayi agera muri Afurika. Narabibabwiye mu kiganiro cy'ubushize, Abanyafurika twatsinzwe intambara y'umuco, dutsindwa intambara y'ubukungu, dutsindwa intambara ya politike. Ibyo ngibyo akaba ari byo byatumye kuri uyu munsi twese twumva ko ibintu uko byanditse muri Bibiliya niko bimeze. Niba barakweretse Yesu w'umuzungu, ubwo Yesu ni umuzungu nyine. Shitani niba ari igikara, ubwo shitani ni igikara nyine. Ibyo ngibyo kuki mutabitekereza ngo mubisesengure mwumve ko ari propaganda y'abazungu yashatse kugira ngo ijye hejuru y'abirabura. Muri Bibiliya bakoresheje imirongo myinshi ya Bibiliya mu gukoloniza Abanyafurika. Urebye izi ngizi za white supremacy, imiryango y'abazungu baharanira ko abazungu bakomeza kuba hejuru y'abirabura. Iyi miryango yose ikoresha Bibiliya mu kugira ngo yerekane ko abirabura ari ibiremwa byaremewe gusavinga ibindi biremwa. Murabyumva ibyo bintu? Ni ukuvuga ngo twebwe twamize bungura ibyo batuzanye. Ariko ugiye mu Bushinwa ibyo ntiwabivuga, ugiye mu Buhinde ibyo ntiwabivuga, ugiye muri ibihugu byo muri Aziya ibyinshi ni ibihugu byagumye ku muco wabyo, biguma mu buryo byasengagamo. Naho twebwe batwigisha ko ibyacu ari ukuraguza, ibyacu ari ibya shitani, ibyacu ari ibibi. Ariko sereka mbabaza ikibazo, iyo ugiye mu rusengero bakazana umugati, bakazana divayi, bakazana iriya myotsi batera, abapadiri batera mu rusengero, biriya wabyita iki? Ubundi ubirebye wabyita iki? Ni ukuvuga ngo twebwe twagombaga kugumana ibyacu. Naho nujya kugendera muri Bible ni yanditswe kugira ngo amateka agorame, yanditswe kugira ngo bamwe bacishwe mu nzira abandi bashaka. Ari nayo mpamvu kubera ko Abarabu nujya mu mateka ukareba ibyo amateka tubwira, urasanga Abarabu ni abantu bari bafite ingufu n'ubwenge kuva kera, ni abantu bari bakomeye kuva kera. So ubu kuba barabashije kuzana idini yabo, bakazana n'igitabo cyabo bemera aricyo Korowani, bagombaga kureba uburyo isi yose ikurikira iyo myumvire yabo n'iyo dini yabo nshyashya. Ariko mu by'ukuri hari abavukanyi babo nabo bari bafite idini yabo ya Gikristo, bari bazanye idini yabo ya Gikristo, bose bashoboraga gukurikira, cyane cyane ko bose baturuka kuri Aburahamu. Ariko kubera ko abantu benshi bareba umuco wabo, bakareba cyane cyane bakareba umuco wabo, bakareba n'uburyo bwabo basenga, ababashije kubigumaho babigumyeho. Ariko Abarabu bo banze gukomezanya n'aba bene se, ahubwo babo bafata iki? Bakora idini yabo. Mu gukora idini yabo baza bayigisha abantu bose ku isi. Murabyibuka intambara zabayeho z'aya madini y'Abakristo n'Abayisilamu. Habayeho intambara bita Crusade. Ziriya ni intambara zahanganishaga Abakristo n'Abayisilamu. Ukajya ku rugamba uzi ko nujya ku rugamba ugatsinda urugamba, cyangwa se ukarwana ugapfira ku rugamba, urajya mu ijuru ako kanya. Ni intambara zabayemo amabara, kubera ko namwe murabyumva nk'umuntu wajyaga ku rugamba agiye kuri iyo ntambara ya Crusade ku ruhande rw'Abakristo, yagendaga afata abagore ku ngufu, akagenda ahohotera abantu, akagenda yiba, akagera we kuko yabaga azi ko icyo agomba gukora ni ukujya kuri urwo rugamba, yapfira yagahita ajya mu ijuru. Iyo ngiyo yose ni manipulation bari barakoreye abantu bakoresheje ikintu cyitwa idini. So nujya gukemura ibibazo by'isi muri uyu munsi ukajya kugendera kuri icyo kidini, uzaba uri umuntu ukiri muri cya gihe cy'umwijima, uzaba ukiri umuntu wa wundi ukiri mu gihe cyo kutabona, kandi urumuri rwaraje. Ubu abantu bafungura amaso bakareba, bagasobanukirwa, barabwirwa, bagasesengura. Ntabwo ubwirwa ibintu ngo bimire bunguri, urabwirwa ibintu ukabyumva, ukabisesengura, ukabyibazaho, none ugakuramo ikintu cy'ukuri. Naho ugiye ugendera mu gukemura ikibazo cya Isirayeli, ukagendera kuri Bibiliya, ukagendera hehe? Murabyibuka no muri Jenoside mu Rwanda arabakoreshaga Bibiliya n'imirongo ya Bibiliya. So rero njyewe numva ko ibi bintu byo kuvuga ngo
jya kureba bibiliya, byo kumva hari abantu bamize bibiliya bunguri bumva ko ariko tugomba kugenda, ibyo bintu njyewe siko mbyemera. Nzanagerageza no kujya mbasobanurira impamvu ntabyemera, wenda nanjye nzagerageza gushyira abantu bamwe na bamwe mu mirongo mizima, kubera ko twaratakaye. Urabona abantu barajya mu butayu bakamara iminsi ingahe bari gusenga ngo ibiryo birahita biza, abandi bari gukora. Muri ibyo bihugu byadukolonije byatuzaniye n'idini, si uko bo babyemera. Njye numva ko twatakaje idini yacu, twagombye kuba dusengeramo, twagombye kuba dukurikiza imico n'imigenzo yayo. Izo bita za kirazira, izo bita zaki, ibyo nibyo bintu byagombye kuba umunyarwanda agenderaho. Ntabwo wakemura conflict iri muri Israel ngo uyikemuze Bibiliya. Ntiwakemura intambara iri muri Ukraine ngo uyikemuze Bibiliya. Ntibishoboka ibyo bintu. Ntabwo bishoboka na gato, ntibishoboka. Rero ntukanite undi muntu injiji kubera ko atemera iyo Bibiliya ngo uvuge ko arimo kuvuga ibyo atazi kubera ko we wamize Bibiliya bunguri. Hari abafata Bibiliya nk'igitabo gisanzwe nk'ibindi bitabo, harimo nanjye. Ni igitabo nemera ko cyanditswe n'abahanga cyane, ariko ni igitabo cyagoretswe cyane, kirimo amateka agoretse cyane udashobora no ni amateka menshi siyansi idashobora kwemeza. Murabyumva namwe. Ugiye no gusoma icyo gitabo cya Bibiliya usanga ibyo kivuga bizabera hano ku isi, imperuka izaba hano ku isi, ibintu bizabera hano ku isi. Ariko se ntabwo ujya wibaza ngo imperuka niba hari abantu bari ku kwezi, imperuka niba hari abantu bari kuri Mars, ko muri Bibiliya nta hantu iyo mibumbe ivugwamo, kubera ko abanditse Bibiliya bari bataravumbura iyo mibumbe. Njye numva ko rero ntabwo twagendera kuri ibyo bintu, kandi n'ikindi, icyo kintu cyo kwikandamiza ukumva ko uri hasi kubera ko washyizwe hasi n'iyo Bibiliya, ni ikintu numva ko Abanyafurika tugomba kuvaho. Kuko usanga na Bibiliya ishobora kuba inakubwira ngo kuko Misiri yigeze gukomera, Misiri murabizi yigeze gukoloniza Abanyayisiraheli. Iyi Misiri yakolonije Abanyayisiraheli y'Abafarawo, ushobora gusanga muri izo Bibiliya zanyu n'ibiki byose bakubwira ko abo Bafarawo ari Abarabu, ariko abo Bafarawo ni Abirabura. Misiri yakomeye ni Misiri y'Abirabura, ntabwo ari Misiri y'Abarabu. Misiri yakomeye ni Misiri y'Abirabura. Ugiye kureba mu Bafarawo babayeho harimo n'abafite n'amazina y'Ikinyarwanda cyangwa Ikirundi, kugira ngo mbabwire amakuru niba mutari munayazi. Kugendera kuri Bibiliya rero wowe wayigenderaho, ariko ntabwo Bibiliya ari igitabo cyemewe na bose ku buryo wayigira reference. Ahubwo turebe ibiri kubaho uyu munsi. Ese Bibiliya yemera ko abana bicwa kuri ruriya rugero? Ese Bibiliya yemera ko ubwo bwoko bw'Imana bwica abantu kuri ruriya rugero? Numvise unambwira ngo Israel ntigeze itsindwa intambara. Israel yatsinzwe intambara zose. Nebukadinezari yarabatwaye, abo Abaromani barabayoboye, abangaba Abarabu barabayoboye. Ni ukuvuga ngo abantu bose bateye mu bantu bagiye bagira ibitero bikomeye mu ntambara ya kera. Abanyayisiraheli bagiye batsindwa. Ariho muri Bibiliya uza ugasangamo hamwe na hamwe ba Dawidi, uyu Dawidi nguyu warwanye na Goliyati, abakiza intambara y'Abaperse. Haza uyu nguyu Musa wabakuye mu Misiri ngo akabacyura. Rero batsinzwe intambara nyinshi cyane, kandi isi iracyakomeje. Nubwo umwana w'umuntu uyu munsi afite ubushobozi bwo kuba yayirangiza, isi irakomeje, ntabwo uzi ibizaba ejo. Niyo mpamvu mvuga ngo kubana neza no gukurikiza amategeko mpuzamahanga nicyo cyonyine cyakizaga isi. Rero kuba hari igihugu cyiza kikajya hejuru y'ayo mategeko mpuzamahanga ni ikintu gikomeye cyane, ni ikintu gikomeye kitari cyiza cyane kuri iyi si, kubera ko isi, abantu ku isi uko bameze barashaka gufata n'utw'abandi, mfate n'utw'abandi. Ikintu cyakizaga abantu ku isi
ni amategeko mpuzamahanga. Intambara muri Ukraine iraje, amategeko mpuzamahanga, ibyo bumvikanye, ibyo basinyanye byose bitewe mu kirere. Uyu munsi haje Israel irenga ku mategeko yose ya Loni. Ukibaza uti ejo hazaza hameze gute? Ejo hazaza hameze gute? Ni ikibazo nakubaza. Ntabwo wagendera kuri Bible, ntabwo wagendera ku bintu by'iyobokamana, kuko niyo Bible aba Bayahudi, aba bangaba urimo kuvugira ntabwo bayemera. Bafite Bibiliya yabo. Uwo Yesu wanyu ntabwo bamwemera, baracyamutegereje. Abayahudi benshi nta nubwo ari abakristo, ariko kuko twigishijwe ko kuba umukristo bizakujyana muri paradizo, ukabaho uryamye, ukarya ibyiza n'ibirenze ibyo wabonye hano ku isi ukabisanga muri paradizo, bakakubwira ko umunyabyaha azashya imyaka 1000, bakakubwira za purgatori, bakakubwira ibiki, ibyo byose bikaguhabura, ukava mu mishisho, mu mwanya wo kuba washishoza, ukaba umuntu wahabutse utajya ushishoza, bakubwira ikintu ukagifata gutyo. Njyewe rero ntabwo ari gutyo. Ikintu urakimbwira, nkagitekerezaho, nkagisesengura, nkakibazaho, nkaza kwivaniramo umwanzuro wanjye umbereye. Njye naririmbye muri korali mbere yo kuba umuhanzi. Naririmbye muri korali, mva muri korali njya muri groupe de danse, mva muri groupe de danse ntangira kuririmba indirimbo zanjye ku giti cyanjye zisanzwe. Ariko ibyo byose ni ibintu nagiye nyuramo, nagiye mbona. Buri dini bifite uburyo bwayo, n'abantu bose bari muri ayo madini ntibabyemera kimwe. Imirongo ntibayisoma ngo bayisobanukirwe kimwe. Ni ikibazo rero. Gusa kuri uyu munsi nagira ngo nshimishe n'aba pro Ukraine, n'aba pro Russia, n'aba pro OTAN, pro NATO, mbashimishe, ntangira inkuru mwumva ko wenda Vladimir Putin agiye gutsindwa intambara. Ariko Vladimir Putin ahagaze neza, n'igikundiro cye gikomeje kuzamuka ku isi ku buryo butarabaho kuva iyi ntambara yo muri Gaza yatangira. Ibyo ngibyo rero tuzakomeza tujye tubiganiraho. Ariko idini niba uyemera ujye uyifata ku giti cyawe, ntugashake kuyigisha abandi. Ujye uyifata ku giti cyawe, ntushake kurenganya abandi kubera ko mutari mu idini rimwe. Ntushake kumva ko umuntu utabyumva kimwe nawe atazi ibintu, kubera ko twese ugiye kureba umubare w'amadini, buri wese azi ko idini yari izajya mu ijuru. Ubwo wakwibaza ngo ninde uri mukuri, ninde utari mukuri? Njyewe icyifuzo cyanjye nuko hazabaho ubushakashatsi hakiri kare, hakiri abasaza bagihari bavuganye n'abasaza, bavuganye n'abandi basaza, hagakorwa idini yacu y'Abanyarwanda, tugasenga nk'uko abakurambere bacu basengaga. Imana gihanga wahanze u Rwanda. Imana, ijambo Imana ntabwo ari abazungu barituzaniye. Imana ni ijambo ryari risanzweho mu Banyarwanda. Uragenda ukitwa Jean de Dieu, uriya kitwa Claudina, uriya kitwa Ahmed, uriya kitwa Muhammad, uriya kitwa Abdallah. Ayo mazina yose ni amazina y'ibisekuru by'iyo ngiyo, bidafite aho bihuriye nawe. Ni amazina y'abakurambere b'abandi bantu batanakuza. Abo bakurambere ubundi ntibanakuze. Iyo baje kureba mu mazina y'ababakomokaho ntabwo uzamo. Uwo mutagatifu Claude, uwo mutagatifu Paul, uwo mutagatifu inde ntabwo azamo. Ntabwo mubo aje gushakisha urimo, nturimo. Ahubwo nawe ufite abakurambere bawe wakomotseho, baza kugushaka bakakubura kubera ko wahinduye amazina, tout simplement. Ugasanga ukomoka ku muntu w'intwari nka Ruganzu, yaza kugushaka agasanga witwa Muhammad, yaza kugushaka agasanga witwa Claudine, akakubura. Nibyo, kuko iri kuvuga ngo njyewe nemera umutagatifu kanaka. Umutagatifu bisobanuye ikintu, umukurambere. Kuki wemera umukurambere w'undi muntu? Umukurambere utazakumenya. Kandi nawe ufite abakurambere bawe bakuvugira aho bagiye,
harimo abari intwari bashobora kukubera abarinzi bakomeye cyane, ariko baraza gushaka bakakubura, ngo wahinduye idini, ngo wabaye Muhamadi, ngo wabaye nde, ngo wasanze abo bakurambere ari fake bawe. Nibyo iyo nzira rero njyewe siyo ndimo, iyo nzira siyo ndimo, iyo nzira siyo ndimo. Njyewe mu mazina yanjye nta n'izina ry'Ikristo ribamo, yitwa Rafiki Mazimpaka. Ntabwo ari ukuvuga ngo nabuze umuntu unyita izina cyangwa nabuze aho mbatizwa, ariko nagize amahirwe mu bwana bwanjye n'iki nanjye no mu byangombwa byanjye nakuze ari gutyo. Nabatijwe mu idini, mbatizwa izina ry'idini, ariko ntiriba mu byangombwa byanjye, nta n'umuntu urizi. Ubwo nta nubwo ari n'izina ryanjye nyine, kubera ko nakuriye mu madini. Nkuko nabibabwiye, naririmbye muri korali, ariko uyu munsi ibyo bintu byose mbyibazaho, ibyo bintu byose mbyibazaho, nkabyibazaho ngasanga twaratakaye. Kuko njye naganiriye n'umuntu w'umusaza, arambwira ati ayo mazina mwihaye, muzi ko mwafashe amazina y'abakurambere b'abandi bantu, abakurambere banyu baza kubashaka bakababura. Ese muravuga ko abakurambere banyu bari babi ntacyo bagufasha, ku buryo wumva wakwitabaza umukurambere w'Umuyahudi cyangwa umukurambere w'Umufaransa cyangwa umukurambere w'Umwongereza? Ibyo ni ibiki? Ukajya ku ishuri ngo izina ryawe rya Gikristo, andi mazina ubwo ni aya gipagani. Aya gipagani namwe murumva icyo bisobanuye. Tujye dutekereza ku bintu. Ntabwo nkubwiye ngo uve mu idini yawe, gusa njyewe mba nkubwiye ibintu kugira ngo nawe aho uri niba ushobora gutekereza, kuko Imana, idini y'ukuri Imana yaguhaye ni umutwe wawe, ni umutimanama wawe, ni ubwenge Imana yaguhaye bwo kumva ibintu ugashishoza ugafata icyemezo, kuko ntawe uzagufatira icyemezo. Iyo dini yawe rero igihe udashaka kuyikoresha ngo uyijyemo uyisengeremo, wowe ahubwo ugashaka kujya mu yindi dini y'abandi bantu, watakaye cyane. Umuntu arashaka kubwira ngo ugomba gusenga gutya na gutya na gutya, ukabimira bunguri nk'umuntu umira itongi y'ubugari. Ugomba gutekereza. Umuntu arakubwira ngo amateka ngo aya n'aya ngo avuga gutya na gutya na gutya na gutya, ukabyemera gutyo. Ntibishoboka. Ugomba gufata idini Imana yaguhaye, umutimanama wawe, ugafata ibintu ukabishyiramo, ukabizunguzamo inshuro zirenga 7, ugasesengura ugakuramo ikizima. Amahoro kuri mwese rero. Iyi ni Waka Waka podcast. Dukomeze twinywere ibinyobwa bya KDB, the best for the best people.